Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bicano ku muyoboro wa Arena Media. Nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko muri amahoro kabisa kandi weekend ikomeze kubabera nziza. Hanyuma rero dukomeje kugenda twibanda ku bintu bigiye bitandukanye like entertainment hano mu Rwanda. Ni biki biri kuvugwa, ni biki biri kugenda bisakara, hanyuma natwe tukabyiza ku bakunzi bacu. Nuko rero ibiri kuvugwa cyane ni umugabo bita Regis uzanye inkuru idasanzwe hagati ya Miki ndetse na Aga. Inkuru idasanzwe, inkuru mbese amabanga ya Aga akaba ayashyize hanze. Turaje turebe ni biki yashyize hanze hagati y'umuryango. Andi makuru ari kugenda atugeraho nuko Bishop Gafaranga murabizi ko mu minsi yashize yigeze amakuru yigeze acaho ari menshi atandukanye avuga ko yagiranye ikibazo n'umugore, aribyo byaba byaratumye afungwa, ariko ubu bakaba hari uburyo bameranye. Turaje turebe uyu muryango noneho nyuma yuko Bishop Gafaranga afunguwe bameranye gute. Ibyo turaje nabyo tubirebe mu makuru yacu. Hanyuma rero tugarutse ku nkuru yacu iri kuvugwa hanze ahantu ko Regis azanye impapuro nyinshi, afite impapuro nyinshi cyane zigaragaza uburyo Aga abanye n'umugore we Miki. Murabizi ko Miki mu minsi yabanje kubana na Regis, babana neza bakinana amafilime, ndetse byavugwaga ko Regis ari umugabo wa Miki, hanyuma bakaza gutandukana. Ariko nyuma yaho bagiye batandukana hari byinshi byagiye bivugwa hagati yabo. Murazi ko Regis yigeze avuga ati njyewe Miki yigeze antera umushito mu nda, amaraso arava, icyo gihe ndabyihanganira. Hanyuma Miki nawe hari byinshi agenda avuga kuri Regis. Nyine urumva abantu iyo batandukanye bagira byinshi bagenda bavuga, ibyiza cyangwa ibibi, ariko akenshi usanga abantu bameze nkaho bari gutikurana cyane. Ariko kuri iyi nshuro rero uwo bita Regis akaba azanye impapuro nyinshi cyane zivuye rwose ngo muri Norvège, zigaragaza uburyo uyu Aga ngo yaba agiye gucika Miki akigira muri Norvège. Yazanye impapuro nyinshi yabivuzeho avuga ko hari umukobwa ngo yateye inda utuye muri Norvège. Hanyuma rero ngo uyu mukobwa yateye inda akaba yaramaze kudekarara yandikira ambasade yabo ko urumva yabanje kujya kwa muganga, amubwira ko atwite abana babiri b'abahungu. Izo ni amakuru ari kugenda, ni amakuru yatangaje afitiye n'impapuro zitandukanye avuga ko zaturutse muri ambasade, ariko azamara kugera kuri uwo mukobwa bakazoherereza Aga. Uyu Aga rero zamugezeho, ariko urumva zageze no kuri Regis. Uburyo zamugezeho byo ntabwo tubizi, ariko icyo Regis arimo agaragaza asa nk'abwira Miki. Bigaragara byo ntabwo Regis nubwo yaba yaratandukanye na Miki, ariko bigaragara ko nta kibi, nta rwanga amufitiye, nubwo wenda batakongera guhura ngo babane, ariko bigaragara ko nta rwanga amufitiye mu buzima busanzwe. Ahora bivuga buri munsi avuga ati njye simwifuriza ikibi, natera imbere, nakore filime ze zirebwe. Mu by'ukuri wumva ko nta shyari, nta n'urwanga amufitiye, nubwo wenda ikintu gisa nkaho cyamurakaje ari uburyo ngo bamuvuze ngo umugabo urya ubunyobwa, basa nkaho bamusebye nyine. Ariko kikaba aricyo kintu nyamukuru gisa nkaho kiba cyamubabaje, bigatuma nawe yashyira izi nkuru zabo hanze. Ariko izi nkuru azishyira hanze mu buryo bwo kugira ngo Miki abe yamenya n'ibi ngibi, kuko ashobora kuba atarabizi yuko umugabo we yateye inda, agatera inda umukobwa uri muri Norvège. Hanyuma rero akaba yaragiye yerekanye pasiporo, yerekana ko yayatse hari yatuye muri kariya gace, yangiza akabyohereza ambasade ya Norvège kugira ngo babirebe. Ibyo rero barimo barabisuzuma, kandi uburyo yagiye yatangaje ko iyo umukobwa akoze check up agasanga atwite, agasanga abana n'abawe, hanyuma akabisaba muri ambasade yuko ngo wamusura cyangwa se yakeneye
muzabyara muri kumwe, ibyo rwose ngo batanga icyo cyemezo. Ubwo rero bivuze ko Aga mu gihe gitoya nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza dushobora kuzabona nawe yuriye indege agiye. Reka tubitegereze turebe koko azurira indege akagenda. Ubwo urumva igihe cyose yaba yuriye indege agiye, biri kumvikana twese ubwo twahita tumenya ko inkuru koko ari impamo. Ubwo natanagenda inkuru ishobora kuba ari impamo, wenda ubusabe bwe bwaranze. Ibyo nabyo turaje tubitegereze, kuko hari n'abantu baba bashaka kurira nyine hiti ku bandi, ariko ibyo byose turaje tubihanga amaso, kuko buriya hari ibintu utahisha. Ntago watwika inzu uriya ngo uhishe umwotsi. Ibyo rero ntago ari ibintu byahishwa ngo bizarangire bihishwe. Uko byagenda kose, yaba hagati ya Miki na Aga, ibyo byose bazabimenya. Hanyuma rero ngo nyuma y'uko ngo Aga amenye ko yamaze gutera umukobwa inda n'ibipimo byafashwe, Miki nawe ngo yaje kumenyaho amakuru, ariko ngo baza kumujijisha bamugurira isaha ihenze. Ngo yanditse anamushimira ko yamuguriye isaha y'ibihumbi 50. Hanyuma rero ariko ibyo byakozwe mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kumujijisha, ariko ntituzi reality, ntituzi ukuri kwa nyako kuko niba ibi bintu ari ukuri. Hanyuma rero mureke tubihange amaso, mureke dutegereze turebe koko niba Aga azurira indege. Ubwo naramuka yurira indege, Miki nawe arabyumva ko umugabo nyine azaba yisangiye umugore. Hanyuma reka tubihange amaso, reka tubitegereze turebe uko bizagenda. Andi makuru nakomeje kugenda mbabwiraho, twakomeje kurebaho na ya Bishop Gafaranga. Murabizi ko mu minsi yashize Bishop Gafaranga higeze habaho kuba yafungwa, ariko abantu benshi bavuze byinshi bitandukanye. Bavuga ko afunzwe kubera umugore, bavuga ko yakubitaga umugore, bavuga byinshi bitandukanye. Hanyuma rero umugore we ntabwo yigeze avuga kimwe, cyangwa se ntigeze yemeranywa n'abavuga ko ari we wafungishije umugabo we, kuko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ashobora kuba atari nawe wamufungishije, kubera ko yamusuye kenshi nk'uko mu kiganiro hari ibiganiro Gafaranga ari kugenda atangaza avuga ati harashize igihe kinini ntaboneka kuri mikoro, harashize igihe kinini ntaboneka kuri kamera, harashize igihe kinini nahoberana n'umugore wanjye, aho twahuraga dusuhuzanya batubwira ati genda caho genda, igihe cyarangiye. Byumvikana ko umugore we nyine yaramusuraga, byumvikana ko nanone rwose nta ruhara ashobora kuba yarabigizemo, cyane ko nyuma y'uko anafunguwe yagarutse mu rugo kandi babanye neza. Twabonye indirimbo Annette Murava yasohoye bari kumwe, ibiganiro byinshi bari kubikora bari kumwe, amubwira ati urakaza neza, welcome home, urakaza neza mu rugo rwawe. Mbese ubona ko yishimye, ubona ko hagati yabo hari ibyishimo, ariko nanone hari n'umubabaro yuko hari iminsi yarishize batari kumwe kandi bakagombye kuba bari kumwe. Ubwo rero ntabwo mu by'ukuri twagendera ku by'abantu bavuga hanze aha, bavuga basebya abantu. Ikigaragara cyo nuko umuryango ubanye neza, kandi nizera ko ni nabyo byiza, ni nabyo bibahesha agaciro, ni nabyo bihesha agaciro imiryango yabo. Nibabane neza, nibabyare kandi nibororoke, nibagwize ijambo muri bo, nibakorera Imana kuko n'iki Imana yabahamagariye. Annette nawe ni umuhanzi mwiza, aririmbira Imana, indirimbo ze zifasha abantu. Mu by'ukuri rero uru rugo Imana ikomeze blessing, kandi nibakomeze babeho, nibakomeze batera imbere. Hanyuma rero turakomeza tubashakira andi makuru, turakomeza tubashakire ibiri kugenda bivugwa hano hanze kuri imihanda. Namwe nimukomeze kugubwa neza.